ni umwuka mubi Satani yashyize mu bantu. Hanyuma uyu mwuka mubi amaze kubinjiramo bimura Imana, bimika umwuka mubi wa Satani. Kuko icyambere ikintu mbona gikora ibi byose ni inda nini. Kuko niba umuntu agiye imbere y'abantu akagaragaza ishusho yo kwera, agatera haleluya 7, agasoma ijambo ry'Imana, abantu bakamubonamo ko ari umukristo, bakamubona ko ari umuntu w'Imana. Umuntu wahuye n'ikibazo agira inyota cyangwa se ishyaka ryo kuvuga ngo reka negere wa mukozi w'Imana anyingingira Imana. Noneho yabavuye ku gatuti cyangwa se ku ruhimbi, wa muhamagara kuri telefoni uti ndifuza ko unsengera gutya cyangwa se ndifuza ko unyingingira Imana gutya, akakubaza ngo ufite angahe. Kuvuga ngo icyatumye twiyereka ari ku gatuti kwari kugira ngo tumubonemo ibiri butume tumukurikira. Ariko hirya ya bya bindi yatweretse, iyo ugezeyo usanga bimwe byari handi imbere yari ifoto yo kugira ngo uzaze ukurikiye bya bindi. Aba bantu bari mu itorero bitwa ngo bari gukorera Imana ariko ari abakozi ba shitani. Njewe naterese igini amezi 6. Abaye ko nikanze bisesubiriyo. Nahawe imodoka y'ikuzimu nyibera umushoferi, nyihawe n'umudiyakoni twasenganaga. Yarafashe umugore we aramutanga. Amaze kumutanga umugore we arapfa, hanyuma we ahabwa uburyo bwo kubona imodoka ariko iturutse mu buryo bw'ikuzimu. None uwo muntu bamutegeka ko atazashaka undi mugore, bazajya bamuha umugore bashatse n'igihe bagize gute bashakiye. Aguma mu itorero. Amaze kuva muri bwa buraya, araje turi muri konsera ise yihana. Ako kanya gipfukama, kubera ukuntu ateye, kubera ukuntu yambaye, kubera ukuntu asa, amaze kugera handi kumukeka arapfukamye baramwatuje. Ku cyumweru aje gusenga, bahise bamwegera batuzaze muri korali. Bahise bamwegera bati ko twabonye ubwiza bwawe ufite, ko tubonye washobora protokoli. Bakaba bamwambitse iki protokoli. Atangiye gukora umurimo w'Imana, ntaranamenya nuko bikorwa. Amarari yari afite akiri hari mu busambanyi ntaranamushiramo, ahubwo akigera mu nzu y'Imana ngo uzajya uririmba ngo kwijwi rya mbere, bamuhaye mikrofone agiye kugira gute, agiye kuririmba. Namara kugeramo rero niho hahandi kubera bya bindi yakoraga hanze azagera yumva arabikumbuye mu gihe gitoya. Yego yumva arabikumbuye. None ikindi kibazo gihari gikomeye, niyo yaje gutyo akagira ikibazo wenda Satani akamurasa akongera akababisubiyemo muri iyo minsi, iyo agarutse mu nzu y'Imana umuhanuzi ahagaze imbere ati haguruka ngo uhanurire. Ntabwo amubwira ngo ihane waraye usambanye, ntabwo amuhanurira ngo amubwire ngo dore Imana irimo kukuboneka kubona gutya, ahubwo aratangira akamubwira ati Imana iguhaye umugabo mwiza, Imana ikugiriye neza. Mbese akagira ngo niko abantu bakizwa. Noneho yakwitegeza akavuga ati ubwo naraye nsambanye, bakaba batanyatuje ubusambanyi, ahubwo bakaba bamanuriye ibingi, buriya wasanga nabo ariko bagize gute, ariko akumva ko agakiza ariko kagize gute. Yego akumva ko agakiza ariko karemetse. Niyo mpamvu ubona ibyaha byarushijeho kugenda bitera bigira indi ntera mu nzu y'Imana. Maze kubisobanura gutyo dukomeza igiterane. Dushoje wa muhanzi w'umukobwa arambwira ati se ntiwatubeshye, kuko ufite umugore. Ni mfite umugore. Arambwira ati ntago nabyemera, nzaza kugusura. Aza mu rugo iwanjye azanywe no kureba ko mfite iki, umugore. Amaze kuhagera umudamu aramwakira. Amaze kumwakira arangije tumaze kurya yanduruye turimo tuganira, aterura ijambo abwira umugore wanjye, aramubwira ati uyu mugabo wawe naramukunze kandi kumwikura mu byananiye. Ntiyari umuhanzi se? Yari umuhanzi, yararirimbye turafashwa pe. Iminsi 3 aza mu rugo. Yaje mu rugo aradusura amara iminsi 3. Amara iminsi 3 mu rugo. Noneho kwa kundi umudamu yisokoza gutya bagiye gutembera mu gasantere, arimo asokoza kwa kundi umusatsi ucikira mu gisokozo awukuramo gutya utakara hasi. Umukobwa ahita utoragura. Ariko awutoragura yamaze atamureba. Hanyuma
yaje gucunga ninjoro madamu asohotse agiye hanze ajya hafi sinakuvuga ko turi mu cyaro se hanyuma umukobwa arasohoka ahita asanga ahantu umudamu yihagaritse ahita yora itaka ryaho yanyayashyira mu ishashi aragenda bafata wa musatsi na rya taka ryaho yanyaye hanyuma bafata umuti bawushyiramo bakiwusukamo umudamu ubwonko bwe bwahise buyagaramo ibintu bimeze nk'intozi byari saa 8 z'ijoro turyamye nge n'umudamu nagiye kubona mbona arabyutse afashe umwana amushyize mu mugongo yambaye ubusa uko yaryamye yambaye ubusa afata umwana amushyira mu mugongo afata inkosha mbona atangiye guheka ndahaguruka namaze se madamu kuhetsa umwana wambaye ubusa bite ati ndagiye ugiye hehe ati ngiye naramuhamagaye namubwira ntuze kuza mu rugo turagushaka uze kuza udusure tuvugane araza amaze kugera mu rugo turicara muri salo mfata radio ndangije nyihuza na ya telefone ndamubwira nti rero mbere yuko tuganira ndagira ngo tubanze twumve akantu gatoya hanyuma turaganira nyuma yako mpita nshyiramo ya record ndayifungura muri radio umukobwa yumva record arayumva yumva amazina yarayumva ndasenga arabyumva byose dayimoni arangije amuvamo aragenda ari kubyumva hanyuma ndamubwira nti rero nagira ngo tuganire kuri ibi bintu twumvise umukobwa umutima warateye ukajya ukubita nkajya mbona umupira yari yambaye urimo urakubitiramo imbere ijambo yambwiye yatubwiye Ino Umusaraba TV rero wahageze nuhagera ukore subscribe niba utarakora subscribe ariko kandi nawe wayikoze subscribe ndagushimiye kandi ngusabiye umugisha ko witeka mvuga ngo ikiganza cyose cyakoze iyo subscribe Imana igihezagire uhabwe umugisha n'uwiteka mu mirimo yose y'amaboko yawe nkundavuga ngo nikunda ibiganiro byacu kono byishimiye kono bivanyemo ubutumwa bwiza bukubatura cyangwa se ukugeraho kugeza ihangane ntubyihirane ahubwo ugisangiza n'abandi kugira ngo bose bamenye ukuri kuko nabamenye ukuri niko kuzaba batura ni Ben Nepo kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi shakora ubwa mbere mubonye ariko tugiye gutangira tugana nawe tumusa kugira ngo yibwire tunamusuza muri rusange uraho neza amahoro n'amahoro meze neza nta kibazo kutuje cyane okay niko nsanzwe niko kusekora cyane nashakaga murakoze yego meze neza meze neza nta kibazo ndakomeye ntago wanjicikana ngo bikunde no buriya nagutinye nawe uri mubi cyane ufite isura ikanganye ntabwo wakorohera umuntu buriya ni abantu bakeya bajya bakunda kunsekesha cyane ni bake ni bamwe na bamwe ariko uranshoboye naza no kongera nseke ntago byashoboye n'uyu tugiye kugana katangira twibwira murakoze cyane nitwa Jacques Nsanzabera ndi umugabo nturutse Rwagitima ndi umukristo mu itorero rya ADPR ndi umudiyakoni ndi umuhanzi n'indi mirimo umwami ajya nshoboza njya nyikora umwami ajya gushoboza iyo wishoboza se ntabwo ugiye gukora hari niyo dukora hari niyo dukora cyane hari nk'ukuntu umutima ushobora kuguhata ukitegereza nk'umuntu ubona usa naho urushijeho ubushobozi hari abantu ntabwo ubushobozi bungana umutima waguhata ukakwemeza ukagenda yego nangize ngo urabwirizwa gusa nicyo nshaka kumenya ntabwo tubwirizwa gusa ahubwo natwe yego turibwiriza tugiye ku mazina yawe rinde nitwa Nsanzabera Jacques yego Jacques rero tugiye kuganira aturutse Rwagitima Gatsibo si Gatsibo uratubwiye ngo ntago ujye ukunda gusetsa ngo ni gake useka kubera iki
impamvu ntajya nkunda guseka cyane, abantu bamwe na bamwe mubona agiye nsekera nibo bagiye bashaka kungirira nabi. Umuntu ukamwegera mugaseka ukabona ko ari inshuti nuko, ariko byagera nyuma ukabona guhindutse mu kanya gato cyane. Yego, wa wundi wasekeraga akaba ari gukuriza ahubwo. ugomba kwihangana ukageza imbere, koko ushobora gusanga ari ishuri Imana ibiguhaye kugira ngo bakwigishe. Hari ukuntu abantu bajya bishuka, kwa kundi ufata ikintu kacyorosa kavuga ngo iki ngiki ngo reka ngo nkirengagize. Ngewe ikintu gisa naho kimbabaje nkivugiraho, nyuma yabyo bikaba birarangiye, ariko ntabwo waba wangiriye nabi ngo mbyoroseho nkomeze nseke kandi wangiriye nabi. Twabanza tukiyunga hanyuma tukabona guseka nyuma. Nta nubwo watinyuka umva n'umutima gucira urubanza, ntabwo wajya kurimba ngo turirimbire. Ntabwo bibaho. Ubundi ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari umukozi w'Imana cyangwa se akorera Imana, hari uburyo aba agomba kuba ateyemo. Nta muntu ukorera Imana ubundi ugomba kugaragaza iminkanyari mu gahanga. Niyo mpamvu niyo hagize ikintu kibaho kitari cyiza, bisaba ko wegera wa wundi byabayeho mukabohokana. Kuko ijambo ry'Imana rirabivuga, musabirane. Kugira ngo wumve kitemeze neza wahita uza kuri kamera ukamuvuga kugira ngo nawe umwemeze ko yagukubise. Aho ngaho niho ijambo ry'Imana ryavuze, nta mpumyi irandatindi, zombi zagwa mu mwobo. Urumva impumyi irandasindi zikagenda imbere hari ikinogo, nta yabwira indi ngaha ntihameze neza, zose zagwamo. So niyo mpamvu rero ubonye hari bitagenze neza, bisaba ko ubanza ukegera wa wundi hanyuma ukamusaba imbabazi cyangwa se mugasabirana imbabazi mukabohokana. Urakoze Jacques. Rero turifuza natwe kuzagera i Gatsibo kugira ngo natwe tuhamenye, ariko nuza kujya kubansuhuriza. Turabasuhuza kandi ni karibu. Gatsibo hameze neza, nta kibazo. Ugiye uvuga ko wenda basuhuza kugira ngo uraza kongera kutwibutsa izina kugira ngo tuze kugira, kuko ntekereza ko n'ubwa mbere tubonanye ntabwo wandenganya. Ni ubwa mbere. Mu magambo makize kugenda bwete Umusaraba TV urabasuhuza bira bihagije. Umusaraba TV, umusaraba niwo bendera. Yego, niwo bendera ryacu twebwe bakijijwe. Yego, yatwemera n'isoni zo kwa utoneshereza. Jacques rero niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Ndabona ufite ijambo ry'Imana, wavuze kuri umuvuga butumwa ukora imirimo y'Imana mu buryo butandukanye. Ugiye kutuganya ku ijambo ry'Imana, ariko nindangiza nuza kujya ndifuza ko tuza kuvuga ku kintu bita agakiza. Ariko mbere yuko twinjira muri ibyo ngibyo byose no ku ijambo ry'Imana, iyi ni cyana gikristo tugira ngo utangire usenga Imana. Uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho. Turagushimiye Mwami Yesu kuko utubereye mwiza, kandi tugushimiye ko uri kumwe natwe. Warinze ubugingo bwacu, bana natwe iminsi yose itambutse. Tugushimiye ko tugejeje aha ngaha, tukaba tugiye kuvuga ijambo ryawe. Turinginga imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zimanuke zigota aha hantu. Turahabohoje mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwanzi ndazamaganye, ndazikumiriye mu izina rya Yesu. Nguhaye ikaze na karibu kugira ngo iki kiganiro tugiye gukorera kuri Umusaraba TV, Mwami, abazacyumva kizaba bature, kizababohore kugira ngo nabo bayoboke inzira y'agakiza. Ndagushimiye kubw'ibyo ukoze ndetse n'ibyo witeguye gukora mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu nuko Umwuka agushoboza twagiye. Yego, ndeka mbere yuko tugira ibindi tuganiraho, tubanze dusome ijambo ry'Imana rito dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2, igice cyaho ni icya 4 n'umurongo wa 1. Handitswe ijambo rivuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umurongo wa 1 akavuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza,
bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, Imana niturengera. Impamvu itumye nsomera ijambo cyangwa se impamvu iri jambo numvise ryagutse muri ngewe nuko maze iminsi nitegereza ibintu biriho muri iyi minsi, nkabona n'ibyo muri iyi minsi y'imperuka Pawulo yahanuye yandikira Timoteyo. Mbabazwa n'abantu benshi badaha agaciro iri jambo, cyangwa se baryumvise bakaba banaryumva ariko ntibarihereze agaciro, ntibamenye ko iminsi y'imperuka ari iyi ngiyi tugezemo. Kuko iyo ureba ibintu birimo kuba, ibintu bigenda bikorwa, uba usanga ari ibyo mu minsi ya nyuma. Ariko Pawulo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo abantu bameze batyo ujye ubatera umugongo. Yego. Uruvuga ngo iminsi, iyo urebye iminsi ubona ari iminsi ya nyuma, iyi minsi uyibona gute? Nkehe ushingira uvuga ko ari iminsi ya nyuma? Ahantu ikintu nshingiraho ko iyi minsi turimo ari iya nyuma, iyo urebye ibintu bikorwa cyane noneho bikitirirwa abantu bavuga izina ry'Uwiteka, abavuga izina ry'Imana, usanga nta naho bihuriye, ahubwo n'abo hanze twita abapagani. Kuko hari ibintu abapagani, abo twita ngo ni abapagani, mbese badasenga, badafite amacaci basengeramo, badafite insengero, iyo tubitegereza mu bikorwa bakora, hari ibyo batatinyuka gukora bikorwa n'ababandi biyita ko ari abantu b'Imana. Kuko nk'uko dusomye ijambo ry'Imana, nk'uko Pawulo yabihanuye, usanga muri iyi minsi abantu basigaye bakunda ibibanezeza, abantu bakunda impiya, abantu bakunda kwikakaza, bakunda kwibona, kwirarira, kwishyira hejuru, mbese bagaragaza ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako. Impamvu ni iyi: Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu arajya imbere ya kamera akavuga ijambo ry'Imana, agahagarara mu iteraniro akajya ku gatuta akabwiriza, ariko nyuma y'iteraniro wajya kureba ibyo arimo akora hanze, ugasanga niwe mwambuzi, ugasanga niwe muntu abantu bose batinya, mbese ugasanga bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Ese iyo urebye, ntago turinjira neza mu kiganiro, iyo urebye ubona biterwa n'iki kugira ngo umuntu mu rusengero atwereke ishusho y'intama, nagira hanze yambara ishusho y'intama? Ni iki kibatera izo mbaraga? baba bawuze iki? Ni ukuvuga ngo ni umwuka mubi Satani yashyize mu bantu, hanyuma uyu mwuka mubi amaze kubinjiramo, bimura Imana, bimika umwuka mubi wa Satani. Kuko icya mbere, ikintu mbona gikora ibi byose ni inda nini. Kuko niba umuntu agiye imbere y'abantu akagaragaza ishusho yo kwera, agatera haleluya 7, agasoma ijambo ry'Imana, abantu bakamubonamo ko ari umukristo, bakamubona ko ari umuntu w'Imana, umuntu wahuye n'ikibazo agira inyota cyangwa se ishyaka ryo kuvuga ngo reka negere wa mukozi w'Imana anyingingira Imana. Noneho yaba avuye ku gatuti cyangwa se ku ruhimbi, wamuhamagara kuri telefoni uti ndifuza ko unsengera gutya cyangwa se ndifuza ko unyingingira Imana gutya, akakubaza ngo ufite angahe. Kuvuga ngo icyatumye twiyereka ari ako gatuti kwari kugira ngo tumubonemo ibiri butume tumukurikira, ariko hirya ya bya bindi yatweretse, iyo ugezeyo usanga bimwe byari handi imbere yari ifoto yo kugira ngo uzaze ukurikiye bya bindi. Muri make yakuraga byende ari nko kwiyamamaza kugira ngo mumenye akazi ke. Ni ibyo ngibyo, ni publicity. Ariko mfite ikibazo, dushobora kuvuga kubona uwo muntu ari gukora gutyo, wavuze ngo ni imbaraga za gishitani wenda aba yagize ubugwenda tuvuge gutyo, ntashobora kuba yarinje n'undi ari kwameze ari babandi Yesu yavuze ngo banyuze ahandi batanyuze mu irembo ry'intama, mukamubana ne mutamuzi. Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo bambaye uruhu rw'intama, baza bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasega aryana. Niho hahandi y'umusanzu uri umukobwa ukamubwira uti mfite icyifuzo ko Imana yazampa umugabo wenda w'inzobe cyangwa w'imibiri yombi.
arakubwira ati mbere y'uko imana ibyumva ugasanga avanye yinda so iyo dukurikiranye amateka y'itorero muri rusange, ntabwo nshangiye kuvuga itorero muri rusange, tubona yuko ikizira cyajyaga kwinjira hera abanyamwuka cyangwa se abanyetorero babaga bakibonye. yego N'uwo muntu umeze nk'isega, urumva tumujyanye n'isega winjiyemo uri ukora intama gutyo, mwabaga mwamunye, mubona ibyo bizira byinjiye mu itatara uburangare bwanyu nk'abanyetorero? ntabwo twebwe twarangaye, ahubwo hari ijambo ry'Imana nasomye rirambwira ngo azamenagura imbaraga z'abera niba bishoboka. Vuga ngo rero iyi minsi turimo ni ya minsi, kandi ijambo nasomye ryarambwiye ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Usibye gusenga nta kindi. Ni ukuvuga ngo iyi minsi kubera amayeri n'amayoberane Satani afite, ayobya n'intore niba bishoboka. Niba bishoboka intore araziyobya. Satani yayobeje abanyetorero rero ubwo ngo hari igihe Satani aza akayobya bitewe. Ariko nanone burya umuntu uyoba nawe abasanzwe yarayobye, kuko ijambo nasomye ryarambwiye ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Kandi nanone ugushwa nabyo nawe azagira ate? Hazabona ishyano. Muri make igifite agaciro ni ukuba hafi y'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira bate? Bazambona. Nitumara gukunda Imana, tugakunda bayo, tugakunda imikorere y'Imana, Imana izatuba hafi. Yego. Nimba atari ibanga wakijijwe ryari, wakiye agakiza ryari? Aho namenyeye ubwenge, mbona ndi mu gakiza. Kuko ubuhamya nahawe n'ababyeyi cyangwa se ukuntu banganirije, wavukiye mu gakiza kwitwa gutyo. Ya. Cyo nashaka kubaza ni ikingiki, agakiza k'icyo gihe umaze kugira ubwenge na k'uyu munsi, ndashaka umuriza ugakiza kabi niko kakimeze cyangwa kagemo irungu kabaye keza cyane? Iyo urebye agakiza ko muri iyi minsi suko kadahari, karahari, ariko benshi bagafite cyangwa se bitwa ngo bafite photocopy. Dushaka kudusobanurira ibyo bintu nibashaka kugira n'ingiye kugira abantu bamenye bave mu rujijo. Impamvu mvuze gutya ni iyihe? Ubundi mbere tugikizwa twakijijwe dutinya icyaha. Ikindi dukizwa kwari dufite ubwoba, tuvuga duti ibyo ari byo byose imperuka iri buze kuza kuba nisanga turi mu byaha turimbuke. Hanyuma bibi bya wa mugani numvise ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Ngira ngo abantu babonye Yesu atinze, iyo umuntu yabaga amaze kwakira umwami Yesu nk'umukiza, nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, yabaga agize itandukaniro riri hagati ye n'abandi batarakira umwami Yesu. Niba wari umusinzi ukareka ubusinzi, ubwo wabaga utandukanye n'abasinzi. Niba wari umusambanyi ukakira umwami Yesu, wabaga utandukanye n'abasambanyi. Ariko muri iyi minsi hasigaye hariho gukeza abami babiri, hano urahari, aha naho urahari. Nasomye ijambo ryambabaje. umwami Yehoshafati ngo ajyana n'umwami w'Abisiraheli bajya gutera. Noneho ngo ariyoberanya, amaze kwiyoberanya ajya mu ntambara, nawe ajya kugira gute? Ajya kurwana. Noneho ngo umwe mu babisha babo ngo apfa gufora umwambi gusa ararasa. Umwambi uragenda uhinguranya umwami, arasirwa muri rya gare yari arimo. Arangije abwira umwerekeza w'igare, aramubwira ati kora urukoba kuko ndakomeretse bikomeye. Ikibabaje rero muri iyi minsi, abantu benshi bagiye barasirwa ku rugamba, barasirwa mu magare barimo. Noneho ikibabaje ntibamenya ko barashwe.
niba umuntu ari umuhanuzi akarasirwa muri bwa buhanuzi ntiyamenya ko yarashwe, ahubwo akomeza guhanura kandi yaragize ate yararashwe. Yego. ariko se ntashobora no kumenya akiyobagiza mwami se ntiyamenye ko yarashwe. Icyiza cy'uyu mwami akimara kumenya ko yarashwe yahise abwira umwerekeza w'igare aramubwira ati kurura urukoba kuko ndarashwe nkura mu rugamba kuko ngeze ne ndarashwe kandi nakomeretse bikomeye. Yego. Agakiza k'uyu munsi urumva ko ntago kayifatira nk'akambere. Agakiza ko muri iyi minsi si ukuvuga ngo ntigafatika kuko agakiza ni kamwe, ariko uburyo abantu bakakira nibwo butandukanye. Ntabwo twakira agakiza kimwe. Ndaguhereza urugero rufatika. Umuntu harakorwa konseri cyangwa se igiterane, abe yabaga mu Buraya akora umwuga w'Uburaya, hanyuma yitekereza avuga ati nzaguma muri uyu mwuga, ibi bintu wabireka ahari nkagenda nkakizwa sinazagira amahirwe nkabona n'umugabo byibura wenda nanjye nkubaka urugo nk'abandi. Amaze kuva muri bwa Buraya araje turi muri konseri ahise yihana, ako kanya agipfukama kubera ukuntu ateye, kubera ukuntu yambaye, kubera ukuntu asa, amaze kugera handi kumukeka arapfukamye baramwatuje. Ku cyumweru aje gusenga bahise bamwegera batuzaze muri korali. Bahise bamwegera bati ko twabonye ubwiza bwawe ufite ko tubonye washobora protokoli, bakaba bamwambitse iki protokoli. Atangiye gukora umurimo w'Imana ntaranamenya nuko bikorwa. Amarari yari afite akiri harama ubusamanye ntaranamushiramo, ahubwo akigera mu nzu y'Imana ngo uzajya uririmba ngo kwijwi rya mbere bamuhaye mikrofone agiye kugira gute agiye kuririmba. Namara kugeramo rero niho hahandi kubera bya bindi yakoraga hanze azagera yumva arabikumbuye mu gihe gitoya. Yego, yumva arabikumbuye. Noneho ikindi kibazo gihari gikomeye, niyo yaje gutyo akagira ikibazo wenda Satani akamurasa akongera akaba bisubiyemo muri iyo minsi, iyo agarutse mu nzu y'Imana umuhanuzi ahagaze imbere ati haguruka ngo uhanurire, ntabwo amubwira ngo ihane waraye usambanye, ntabwo amuhanurira ngo amubwire ngo dore Imana irimo kukuboneka kubona gutya, ahubwo aratangira akamubwira ati Imana iguhaye umugabo mwiza, Imana ikugiriye neza, mbese akagira ngo niko abantu bakizwa. Noneho yakwitegeza akavuga ati ubwo naraye nsambanye bakaba batanyatuje ubusambanyi, ahubwo bakaba bamanura ibingi bura wasanga n'abariko bagize gute, ariko akumva ko agakiza ariko kagize gute. Yego, akumva ko agakiza ariko karemetse. Niyo mpamvu ubona ibyaha byarushijeho kugenda bitera bigira indi ntera mu nzu y'Imana. Ubwo aruje yazanye ibyaha n'abasanze yasanze bose ari ya ahubwo n'abasanze basa naho babiretse agiye kubibakumbuza, ahubwo ni ugiye kubahindura. Kubera iki umwuka w'Imana wakoraga kera uyu munsi utagikora no kubera iki? Erega mubona biterwa n'iki? Ntabwo ari kuvuga ngo umwuka w'Imana ntugikora. Impamvu mvuga ko utagikora ni iyi ngiyi, yumve neza. Yego. Umwuka w'Imana mbere nk'ibyo bibonaga ajya kubona ukuntu cyane njyaga mbibona, sinari ndibako ndajya mbona kumva abacyashyana abantu bakecuru ngo biri kunuka. Yego. Bakaba musohoye babona nk'ikindi kintu. None umunsi atugete barabibagara bamuhanuza azagahanura ibiterekeranye ibitari byo ahantu bigenda n'amarariye. Kubera iki mbere ko byabimeze gutyo bahanuraga ibintu bifatika, uyu munsi mukaba muri guhanura murobanura, kandi bivuge gutyo naye gushyiremo ko twege kuri umukozi w'Imana, mukaba muri kurobanura mukaba muri guhanura murobanura zazindi zibyibushye, izi hose mukajugunya, izijyushye mukazisigamo. Ni ukubera iki? So ntabwo mvuga ngo ni ukugenda turobanya, kandi ijambo twasomye ryavuze ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bigize gute birushya. Ntabwo ari kuvuga ngo byadusohoyeho, ni nabyo turimo, ariko ntabwo kurobanura ari uko ibi bihe bibi byatugezeho cyangwa se by'imperuka, kandi umwuka w'Imana uko yarari n'uyu munsi niko ari ni nako akora. Kandi mwaramucekesheje. Ntabwo ari kuvuga ngo wacikikesha Imana se, ntabwo wacikisha Imana, ahubwo hari ijambo nasomye, ijambo rirambwira ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe, ngo ariko igihe kimwe nzabishyira imbere y'amaso yawe ko bigize gute
uko bikurikirana. Buriya byashoboka ukiyoberanya, wakwiyoberanya bigakunda. None se Sawuli ntiyahize ubwoko bw'Imana, akabuhiga akagenda akanabica, akabica urupfu rubi, ariko igihe kimwe akaza gutungurwa. Ariko yarenganyaga biki? Yarenganyaga abanye. Imana ntiyabirebaga. None mugiye kujya mwemerera ibizira bikorerwa mu rusengero, basambane, baroge, mu birebe ngo nuko ngo Imana kadutegeze Imana izazi bikore, nta cyo mwakakoze se ubwo ngubwo abanyitorero. Twebwe ikintu dushinzwe ni uguhugura, kuko Paulo yaravuze ngo uhugure, uhane, uteshe, sibyo? Twebwe rero ntabwo dufite imbaraga zo kurwanirira Imana, kuko Imana ubwayo irihagije. Imana irihagije, ifite imbaraga zo kurwana. Ubu muri iyi minsi uregera umuntu, njya mbibona kenshi ku bahanuzi, wahanura umuntu wamubwira iti ihana ubusambanyi bwawe, agahita kujyana muri leta. Mbese ni viziyo. Ubu ni viziyo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutinya, ntabwo ari ugutinya, kuko umwuka w'Imana arahari kandi arakora, kandi ntabwo azarekera no gukora. Yego, kuko Imana yabanaga n'abakera, n'uyu munsi niko ibana natwe, kuko iri muri twebwe. Dufite ibimenyetso byinshi bigenda bitwereka ko iri muri twebwe, dushingiye aho twavuye, dushingiye aho tugeze. Yego, rero ntabwo wafata umuntu ngo nuko ngo yakoze ibyaha ngo uhite umufata ngo umwirukane, sibyo? Uhite umufata umwirukane, kuko buriya Imana, Yesu yavuze ijambo rikomeye, buriya ari umuhanga, ngo umubibyi ngo yasohoye imbuto arabiba. Yego, noneho ngo umwanzi araza, arangije afata urukungu agira ate, abiba mu masaka. Babaza Yesu batese rwa rukungu tururandure cyangwa se tururimbure? Yesu aravuga ngo hoya, murureke rukurane. Yavuze ko yahenze musinziriye, kuki umva ko habayeho gusinzira, habayeho gusinzira. Ariko noneho nyuma yaho habayeho gukanguka, bagasanga urukungu rwameze. Buriya Yesu yari afite ububasha bwo kururimbura, sibyo? Yesu iyo aza kubemera akababwira ati ni mururimbure, wari kureba akantu kari kuba, bari gutema. Ariko Yesu abyitegereje aravuga ati nubwo hajemo urukungu, hari urushobora no kuzazana amasaka 3, cyangwa se hari ushobora kuzazaho tungaye, ugasanga wenda narwo rugendaniyemo. Avuga ijambo rikomeye kuko yari umuhanga, aravuga ngo ni murureke rugere gute, bikorane n'amasaka. So ushobora kubona umuntu aje mu nzu y'Imana, ari muri bya bindi, akora bya byaha, ejo wajya kubona ukabona umwuka mufatiyemo, agakizwa katura kabireka. Kuko hari abantu benshi nese nibajya batanga ubuhamya akavuga ati ngewe nari mu nzu y'Imana kandi navamo nkajya muri ibi nkajya muri ibi, ariko Imana iza kuvaho igira ite, iramfata. Vuga ngo rero ababikora niba bikore, ahubwo bashyireho umwete, bashishikare, bakomeze babikore cyane. Ariko Imana iravuga ngo igihe kimwe nzabishyira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Imana yo izaza, ntabwo izaceceka. Urakoze cyane. Imana yo izaza, ntabwo izaceceka. Watubwiye ko uturutse Igatsibo. Igatsibo nano ni mu ntara, twahita nko mu cyaro. Agakiza ko mu ntara nako mu mujyi ni kimwe buriya? Ntabwo ari kimwe. Agakiza ari kamwe kandi ntabwo ari kimwe. So ikintu nsobanuraho ni kimwe. Agakiza ko mu mujyi nako mu cyaro ni bimwe, ni kimwe. Agakiza ni kamwe rega. Uyundi iyo umuntu yakiriye agakiza, ukakakira uri umukene, undi akakakira ari umukire, mwese mufite iki? Ese bwo si kamwe? Agakiza ni kamwe, ahubwo uburyo aba bantu bakiriye agakiza bagakoresha nibwo butandukanye. Yego, tuvuge urugero, umuntu wakiriye agakiza wo mu cyaro ashobora gutandukana n'umuntu wakiriye agakiza wo mu mujyi. Urugero nguhereza rufatika. Yesu aravuze ati nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Gushakana umwete uri kugisobanukirwa? Gushakana umwete ni ugushishikara, ni ugushishikara, ukumva ushishikajwe no gushakisha kumenya ibyo Umwami Imana ashaka cyangwa se ashima, kugira ngo umwegere nawe akwegere muri bya bindi ashima, sibyo? Nkunda bankunda, nuvuga ngo Yesu akunda abamukunda kandi abamushakana umwete bazamubona. Umuntu wakiriye agakiza uri mu cyaro
ashobora gufata umwanya akavuga ati ngiye kujya imbere y'Imana nsenga ibindi amasengesho y'iminsi 3. Ariko umuntu uri mu mujyi kugira ngo ajye imbere y'Imana yiyirize iminsi 2 nta kintu ari gukora, nta kintu ari kurya, nta kintu ari kunywa, biragoye. Si uko naho batarimo, barimo babikora, barimo rwose. Ariko kenshi na kenshi ubu usanga abantu bo mu cyaro bakunda kuko ubuzima bwabo baba bumva yuko bushingiye hehe mu gushaka Imana. Kuko icyo umuntu uri mu cyaro cyose agiye gukora abantu bavuga ati Imana unjye imbere. Umukristo w'Ikigali iyo ageze mu cyaro bitewe n'uburyo yambaye kandi akijijwe nta mutima umuca urubanza, uwo mu cyaro abona ko atari umukristo, abona ko yaguye. Yambaye imyenda itari mwebwe mwambaye imyenda igeze ku birenge, undi yambaye itagezeyo, tubara napaga ntabwo yampanurira. Ariko buriya nibyo umunyarwanda yavuze, akari ku mutima gasesekara hehe. Nuvuga ngo ibiri mu muntu mo imbere bigaragara hehe, bigaragara inyuma. Nawe tekereza wibaze, niba umuntu akijijwe akambara mini, yambaye umwenda ugeze ahangana mini, sibyo? Ari kugendana n'udakijijwe nawe yambaye mini, ubundi bari abantu wabatandukanyiriza hehe? Ku imbuto erega imbuto uburi iyo tuvuga imbuto ntabwo tuvuga izi mbuto zindi ziribwa, ntabwo tuvuga uya, ntabwo tuvuga ku byo wakoze. Ubundi ubwawe uko uhagaze umuntu akikubona, ubwawe uri imbuto. Yes, ubwawe nyikubona uko umeze utaranavuga, nshobora kugusomamo icyo nshaka. Nkikubona uko uhagaze, nkireba uko ureba, nkireba imigendere yawe intambuko, nkikwitegereza, ubwawe uri imbuto tutaravugana. Kuko niba wambaye ukambara ishati ugatebeza ugakubitamo agatisi, warangiza ukagenda mu nzira nkakureba intambuko wambaye icongo, menya ngo uriya muntu ari yubashye umukozi w'Imana, sibyo? Niki gituma umuntu agenda akambara ikoboyi hano hasi agafunga agakora biriya twita ngo ni uducupa, ngo yakoze icupa, ngo ni icupa, ukabona yafunze hasi amaguru byabanye, impfundiko zirimo ziragaragara, yakubisemo agapira kameze gutyo ukuntu, ipantaro yambaye igeze hano hasi, agafata mikoro na kamuswaro kari kunagana ahangaha, agatangira arimo araramya, yambaye icupa n'impfundiko zirihambi. Ese iriya pantaro yagiye kuyikuramo abigenza ati? Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, twebwe iwacu Rwagiti mu kuntu twitereye, ntabwo ibyo ngibyo tujya tubyihanduza, ntabwo twabishobora rwose. Ntabwo waza Rwagitima nguze wambaye akantu gafunze, nguze wambaye ikoboyi n'umupira uciriye bene ahangaha ngo haleluya. Hoya. Ubundi imbuto z'umuntu akari imbere kagomba kugaragara ku muntu, kagaragara ku muntu. Ariko burya reka nkubwire, uramutse ubonye umuntu yambaye isuti, wajya kwitegereza ukabona undi yambaye iriya pantaro ifite deshire hano yacitse ukuntu, barimo bagenda, uramutse ugiye nko mu mukwabo uri umupolisi ugiye gufata, wafata uwambaye isuti cyangwa wafata uwambaye ibyacitse? Ushyira mu marangamutima yawe, wenda uramutse ugiye nko muri ruriya rwego wafata uwambaye. Urakoze cyane. None kuki umuntu wambaye ibintu byacikiyeho yaza guhagara imbere y'abantu b'Imana ngo ari kubabwira Imana idashoboye kumubwira ko yambaye nabi? Mwarangaye mutuma binjira. Ariko niyo mpamvu nakubwiye ko abantu bakiriye agakiza ko mu mujyi, bo mu mujyi bashobora kugakoresha bitandukanye n'abakakiriye bo mu cyaro. Kuko niba mu cyaro ntago hagatuye. Ariko tuvuye ntakiye agakiza Kigali imeze gutyo, nkaza mu cyaro mufite ubuhamya bwaye ko nsengera mu itoro rya ntimwampa agatuti, mwagenda kunyambara. Uramutse waje wambaye ukuntu, ukaza wambaye bidakwiriye umuvuga butumwa,
ahubwo twaguhugura ka gakiza wakiriye mu mujyi tukakwereka kondisiyo kagenderamo. Impamvu nakubaza guke nuko nanze kwirwa mbijyamo cyane nuko nzi ko mu matora amwe yo mu Rwanda ntashaka kuvuga izina harimo rimwe ryazanye abantu bavanye hanze batagendeye ku ntuzo kuri ibyo byose uri kumbwira babashyiraho gatuti batagendeye kuri ibyo byose kuki batabeho kuki utubwiye uri umunyeto kuki batarebye ko ibyo ngibyo nkuko tubwiye kuki bemeye ko bajya gatuti bakazana uriya mwuka we bafite. Bora rero narabyumvise rwagituma mukimara kubyumva noneho narabyumvise naranabyitegereje mbirebaho. Ntabwo abantu tureba kimwe. Buriya umuntu akora ikintu bitewe n'impamvu yatumye agikora. Tuvuge nk'urugero, nk'iyo turi nko mu iteraniro hakaza nk'umuyobozi cyangwa undi muntu uzanye itangazo akatubwira ati ngewe rero ndi kurangisha umuntu wanjye wabuze, cyangwa se hari ikibazo cyabaye kindi nshaka kugira ngo ntangarize aba bantu. Twebwe dushingiye muri bwa buryo yajemo, ntabwo twe tumwakira nk'umunyetorero. Umuntu dushobora kumwakira kubera itangazo agiye kugira ngo ntabwo twiba tubitindaho. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Utangira watubwiye ko uri umuhanzi. Muri iyi minsi CV y'abahanzi iriho, reka tubice ku ruhande. Tuzi ko mutajya mukizwa uyu munsi, ejo tugasanga cyangwa mugakizwa mu rusenyo muri kuririmba, ariko hanze umukobwa mwiza ni uwanyu, ibiki byose nyine byose. Kubera iki we nk'intwaro ukoresha kugira ngo utamera nk'abo bose, cyangwa nikomeze nawe nimba atari komeze ukoresha iyi ntwaro kugira ngo utamera nk'abo bandi? Niki wabwira abo bahanzi bameze gutyo? Bibiliya yavuze ijambo rikomeye, irambwira ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Vuga ngo iki gihe turimo suko naburanira abahanzi ko batabikora, barabikora pe. Kuko njya mbibona kenshi na kenshi, wajya kubona ukabona umuhanzi yagiye ahantu yaririmbye. Ubuse ntanga ubuhamya se? Ntanga ubuhamya. Vugaho gato kugira ngo abantu bumve aho tuzahera ubutaha tugana ku musozo. Nagiye mu giterane ahantu mu minsi mikeya. Ntabwo ndibuze ko havuga. Ntabwo ndi buhavuge. Maze kugera mu giterane duhurirayo turi abahanzi batatu. Twari abagabo babiri n'umukobwa umwe. None uwo mukobwa ntiyaranze. Noneho anyitegereje, nari nakoze ikosa, ngenda nibagiwe kwambara iyi mpeta. Noneho mpagaze imbere mu giterane ndavuga nibagiwe kwambara impeta mu mbabarire, ariko ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ndabisobanura. Maze kubisobanura gutyo dukomeza igiterane. Dushoje wa muhanzi w'umukobwa arambwira ati se ntiwatubeshye ko ufite umugore? Ni mfite umugore. Arambwira ati ntago nabyemera, nzaza kugusura. Aza mu rugo iwanjye azanywe no kureba ko mfite iki umugore. Amaze kuhagera umudamu aramwakira. Amaze kumwakira arangije, tumaze kurya yanduruye, turimo tuganira, aterura ijambo abwira umugore wanjye, aramubwira ati uyu mugabo wawe naramukunze kandi kumwikuramo byananiye. Ntiyari umuhanzi se? Yari umuhanzi, yararirimbye turafashwa pe. So kuvuga ngo abwira umugore tavuga ati ndabivuze. Bwira umudamu wanjye rwose, aramubwira ati ndabivuze. Mwabyitwaye mutazijya. N'ubuhamya burebure. Kuko akimara kubikora gutyo twumvise yuko ari burage nyine, twumva ko byarangiye. Naho yari afite gahunda, aragenda aca inyuma. Buriya nibajya bavuga ko abantu bakoresha imbaraga z'abadayimoni cyangwa se zikuzimu, bibaho cyane. Yaragiye arangije ajya ku mupfumu, aramubwira ati hari umuntu nakunze ariko kumubona ndabona biri kungora, afite umudamu kandi ndumva mushaka. Byagenze bite? Yamutumye inkari z'umugore wanjye, amutuma n'umusatsi. Umukobwa yaje kuduseka, ntanga ubuhamya. Mukobwa yafashe iminsi 3 aza mu rugo. Yaje mu rugo aradusura mara iminsi 3.
amara iminsi 3 mu rugo. Noneho kwa kundi umudamu yisokoza gutya bagiye gutembera mu gasantere arimo asokoza, kwa kundi umusatsi ucikira mu gisokozo awukuramo gutya utakara hasi, umukobwa ahita utoragura. Ariko awutoragura yamaze atamureba. Hanyuma yaje gucunga ninjoro madama asohotse agiye hanze ajya hafi, sinavuga ko turi mu cyaro se. Hanyuma umukobwa arasohoka ahita asanga ahantu umudamu yihagaritse, ahita yora itaka ryaho yanyayashira mu ishashi. Aragenda bafata wa musatsi na rya taka ryaho yanyaye, hanyuma bafata umuti bawushyiramo. Bakiwusukamo umudamu ubwonko bwe bwahise buyagaramo ibintu bimeze nk'intozi. Byari saa 8 z'ijoro turyamye nge n'umudamu, nagiye kubona mbona arabyutse afashe umwana amushyize mu mugongo yambaye ubusa. Uko yaryamye yambaye ubusa afata umwana amushyira mu mugongo, afata inkosha mbona atangiye guheka. Ndahaguruka namaze se madamu kuhetsa umwana wambaye ubusa bite? Ati ndagiye. Ugiye hehe? Ati ngiye kwambuka inyanja. Nyira aho ngaho mpita numva ijwi rirambwiye ngo urugamba ruratangiye, senga. Mpita mpagarara ku muryango mpamagara Imana. Narasenze ndasenga, ngiye kubona mbona umudamu yorukije umwana asubiye kurira aryamye. Ndavuga nti dayimoni uturutse he? Dayimoni araceceka. Dayimoni uturutse he? Dayimoni araceceka. Ikintu nakoze nari mfite gitari yari yegetse impande y'igitanda ku musego, mitanyegura. Ndangije ndacuranga kiramiri ya ndirimbo yo mu gitabo. Yego. Ndangije ndaririmba nimuze ngabo za Yesu. Ndacuranga ndayiririmba ngiye kumva ubu mudamu ateye induru. Arangije aravuga ati ceceka tukubwire. Ndavuga ni dayimoni nabinginze mwanga kuvuga, nta kintu nshaka kuvugana namwe. Dore umugabo uzigabye. Mu gihe ndimo ncuranga ndimo ndirimba, nagiye kubona mbona ijuru rirakingutse, mbona icyumba cyose cyuzuyemo abamarayika baje kurwara. Hanyuma nibwo natekereje ndavuga ariko reka numve. Ni ngaho dayimoni uturutse hehe? Atangira kumbwira shebuju byohereje, mubaza uwamutumye, ambwira izina rya wa mukobwa. Akirimbwira numva na makuru mashya kandi ntari gwihererane ngenyine, numva sinzabona uko nyavuga. Mpita mfata telefone nshyira muri kodi. Ndavuga ni ngaho dayimoni mbwira. Avuga amazina ye, avuga ibyo byose ukuntu bakoresheje inkari n'inuzanya n'umusatsi, byose arabivuga. Ndangije mpamagara Imana, dayimoni aravuga ati ndagiye sinzagaruka, singiye kuzapfira aha, umugore wanjye ubu ni muzima turamahoro. Siko abayuda tubana nabo. Namukoreye agashya kuko kubana kwabo kwiza barahugurana. Naramuhamagaye namubwira ntuze kuza mu rugo turagushaka, uze kuzudusure tuvugane. Araza amaze kugera mu rugo turicara muri saro, mfata radio ndangije nyihuza na ya telefone, ndamubwira nti rero mbere yuko tuganira ndagira ngo tubanze twumve akantu gatoya, hanyuma turaganira nyuma yako. Mpita nshyiramo ya record ndayifungura muri radio. Umukobwa yumva record, arayumva, yumva amazina yarayumva, ndasenga arabyumva byose, dayimoni arangije amuvamo aragenda ari kubyumva. Hanyuma ndamubwira nti rero nagira ngo tuganire kuri ibi bintu twumvise. Umukobwa umutima warateye, ukajya ukubita nkajya mbona umupira yari yambaye urimo urakubitiramo imbere. Ijambo yatubwiye yaravuze ngo ikintu mpfa nibi bintu nanabyangira nuko bimena ibanga. Niryo jambo yadusubije, nuko bitagira ibanga. Asanzwe abikoresha n'ubundi rero. Urumva ko kandi uramutse umubonye ku gatuti arimo aririmba, nanakumvisha n'indirimbo ndazifite. Ariko nshuti yanjye ntabwo byoroshye. Mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye. Byashoboka kuko biramutse bitarimo ntabwo umuntu yaza ngo abwirize umuntu namara kumwatuza amurarane muri rogi. Biramutse bitamurimo ariko bibaho
ahubwo dore ikintu cyiza ni icyo kuyoborwa n'umwuka tukegera Imana nayo ikatwegera. hari uwavuze ko hari mu bashumba no mu bandi hose bari kujya gucirira imbaraga bamutera amabuye. Ntabwo ari byo, abantu bitari byo. Biriya bintu bibaho wihuriye nabo. biriya bintu bibaho kuko narabibonye nshingiye kuri uwo nguwo nabonye. Noneho usibye n'imikorere y'uwo nguwo, ubutaha wenda tuzakora ikindi kiganiro nimubona bishoboka muzongera mu ntumire. Usibye aba bantu bari mu itorero bitwa ngo bari gukorera Imana ariko ari abakozi ba shitani, njyewe naterese igini amezi 6. Abaye ko nikanze bisesubiriyo. Nahawe imodoka y'ikuzimu nyibera umushoferi, nyihawe n'umudiyakoni twasenganaga. Yarafashe umugore we aramutanga, amaze kumutanga umugore we arapfa, hanyuma we ahabwa uburyo bwo kubona imodoka ariko iturutse mu buryo bw'ikuzimu. Noneho uwo muntu bamutegeka ko atazashaka undi mugore, bazajya bamuha umugore bashatse n'igihe bagize gute bashakiye. Aguma mu itorero. So rero oya buretse gatoya tugiye gusoza kabanutse tubwira aho kana kuna twaye iyo modoka kugira ngo menye ko ariyo byagenze bite. Tugana tete soza aho ngaho. Igihe kimwe ndimo nyitwara ngenda ngiye mu kazi bisanzwe mu muhanda, imodoka yaribwirije ngiye kubona irahagaze. Irazima. Imaze kuzima nahamagaye makanika ngo azayikore. Arayikora imodoka iranga, ashyiramo batiri arahindura biranga. Mpamagara boss ndamubwira ko imodoka yapfuye kwa bayikoze ikaba yanze kwaka. Arangije arambwira ati yapfuye nti ati yigumeho ntacyo, ati ubwo reka nze ndebe. Ntiyigeze aza. Nagumye ku modoka n'abandi bantu twari turi kumwe, bimaze byari nka saa 4 za mu gitondo. Bimaze kugera saa 8 z'amanywa izuba ririmo riva, twicaye ahantu mu gati twahunze izuba turimo tuganira. Twagiye kumva twumva imodoka ubwayiratse. Utayirimo? Nta muntu uyirimo, twumva imodoka iratse. Turagenda turayegera, tushaka umuntu wakije imodoka turamubura. Ndangije ndakingura mbona imodoka irimo iraka, ndagiserera numva nta kibazo. Ko ntacyo yari irimo, nari nayirekeyemo. Narangije nahisemo amagara boss namubwira nti imodoka ko yiyakije nta muntu birimo bimeze bite. Arambwira ati yatse inti, ati komeza nta kibazo. Nibwo rero natashe ibyo bavuze buriya intamenya irira ku muziro. Yego, kandi iyo utabajije ntabwo umenya amakuru uko ameze. Nibwo nabajije abantu nabaza ni kuyu mugabo amaze hano igihe kinini, nge nibwo nari mubonye, ntabwo nari nsanzwe menyeranye nawe. Yego, ntabwo ari hararwa gitima, nari ndi mu gihugu cya Uganda. Nari ndi Uganda hagati ya Reka Rubati na Victoria niho narindi. Hanyuma kuko urumva nari ngezeyo nyine ndi mushyashya. Noneho barambwira batese iyo uvuyeyo mu gitondo ugasanga y'umugore, iyo usubiyeyo saa 6 ni ubona ntihoye. Barambwira batura umugabo yari afite umugore mwiza twari tumuzi, hanyuma aza gupfa. Nyuma yuko apfuye ntiyongera gushaka undi mugore, ahubwo usanze yo mu gitondo usanga yo kumanwa. Nuko bampa amakuru gutyo. Imodoka mitanyireka umenyute kwa gikuzimo imenyute kugira ngo nze kuza kubimenya. Abantu bari baturanye nawe, urumva ntabwo bajyaga babona ajya kurangura, kandi nanjye mu gihe nari maranye nawe sinigiraga mbibona. Ariko iduka wasangaga ryuzuye, niyo hazaga imodoka ikazi gapakurura wasangaga byongeye byuzuye kandi utazi ngo byaje ryari. Yego, umenya ko icyo kimujyane kuzi. Navuga ni iki kimujyane kuzi. Ntabwo byakugeze ingaruka atandukanye nawe? Ikintu cyangizeho ingaruka, urumva kubera rya jini twahuye na Terese. Wari Terese ukora aho ngaho? Nari Terese nkoraho. Ubwo yagupasaga nyine. Birumvikana. Yego. Muri make gusa ntabwo ugize ufataho kwigira. Oya. Nta nubwo kuko urumva mu gihe namwitegerezaga ko nabonaga ari umuntu bisanzwe, naramwitegerezaga gutya mu murebe mu maso akareba ku ruhande nkagira ngo ni isoni z'abakobwa, sinigeze mpuza nawe imbone. Yahitaga areba ku ruhande. Yego. Ngize ngo ryamanye n'igihe.
reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu, niho tuzahera kuri buno buhamya. Abantu batwumva baduteze amatwi bandike muri komenti aho tuzahera, utari ko ndumva tuzahera ahangaha kuri ubwo buhamya, tubwire ukuntu waryamanye n'igini tubwire ukuntu waterese igini n'ukuntu waryigobotoye n'ukuntu wavuye ahantu mu gihugu cyawe ukagaruka mu Rwanda. Byose uzabitubwira dusubiye. Yego. Nimba nta bindi bintu wongeraho, turasaba ko utanga nimero ya telefone ubundi ukadusengera Imana. Urakoze cyane. Ikintu nakongeraho ni uko abatubona kuri izi kamera, abatwumva bagira umwete n'ishyaka ryo gukunda kudusengera no kutwingingira Imana, kuko uyu murimo turimo dukora ni umurimo usaba amasengesho cyane. Umurimo w'ubuhanzi ni umurimo utoroshye, hanyuma ndetse no kudutera inkunga kuko biba bikomeye. Urumva nk'ubu ego hari sinya yari yasinywe, hari sinya yari yasinywe, umwanzi wawe yari yasinye, warugiye gupfa amarabira, warugiye gupfa amarabira, ariko Imana yitegereje ibona ibyasinywe bidakwiye, isanga ari ibinyoma gusa, ifata umwanzuro irahira iti mwana wanjye baho, ibyo umwanzi yasinye bibaye zeru imbere y'Imana. Apana hakuna ya leo na yanayokuja, hakuna kitu kitatutenganisha na Yesu kwa upendo wake wa milele. Tusimame kwenye wokovu, tumusogelee Yesu wetu, satani hatatuweza. Urakoze cyane. Mwagiye nayo mumvuge ko atari guteka umutwe ari umuhanzi. Mushyikire iyi mpano, agiye muri studio akora amashusho, akore amantuza, byose mumushyikire, mutanga amafaranga, tutanga amafaranga dushyikire, ko byose bikorwa n'amafaranga. Tanga nimero ya telefone 0788 26 99 57. 0788 26 99 57. Izo ndimbo tuzishatse twazibona kuri Jacques Nsanzabera. Nibiza gushoboka tubuza no gupininga imwe kugira ngo bayibone. Dusengera Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, ugize neza ubanye natwe muri iki kiganiro. Reka iki kiganiro kigere kure kandi abazacyumva bose bazahindurwe nacyo. Turifuza ko ijambo rye ryakwamamara Kristo. Urihagije, ufite imbaraga, kandi ubu butumwa mwami, iyi message dutanze reka uyigeze kure, kandi abantu bazayumva bazahindurwe nayo, kuko ijambo rye ni umuhigi uhiga kandi ukavumbura. Urakoze urakarama. Dusabiye umugisha uyu Musaraba TV kugira ngo nyakubahwa Imana ukomeze kuwushyigikira, kandi abakozi bawo ukomeze kubambika imbaraga. Tugushimiye ibyo ukoze n'ibyo witeguye gukora mu izina rya Yesu. Amen.